Bavandimwe dukunda kandi badukurikira kuri Don't Speak TV, muraho neza, murakaza neza muri iyi nkuru yihariye aho tugiye kubagezaho amakuru arambuye ku gikoresho gikomeje guhindura isi n'abayituye, ChatGPT. Nitwa Donos, ndabashimira ko mwongeye kudukurikira no kuduhozaho urukundo. Mbere yo gutangira ndabibutsa gukanda kuri subscribe mukadukurikira kugira ngo mutazacikwa n'inkuru n'ibindi biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. None se ChatGPT ni iki? Ikora iki? Ikora ite? ChatGPT ni uburyo bw'ikoranabuhanga buhanitse bwakozwe na kompanyi ya OpenAI yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ubwenge bwo gukorana, Artificial Intelligence, bwifashisha uburyo bita Machine Learning, aho bigishwa cyangwa se yigishwa amakuru menshi cyane akavanwamo ubushobozi bwo kuganira n'abantu, gusubiza ibibazo no gutanga ibisobanuro mu buryo busobanutse nk'umuntu usanzwe. Ikintu giteye amatsiko nuko ChatGPT ishobora kuganira n'umuntu mu ndimi nyinshi. Igitangaje nuko harimo n'ururimi rw'Ikinyarwanda, igatanga ibisubizo birambuye kandi bifite ishingiro. Ibi bituma ikoreshwa mu nzego zitandukanye zirimo uburezi, itangazamakuru, ubuvuzi, ubucuruzi, ubuhanzi n'ibindi. Bivuze ko ChatGPT ishobora gukora ndetse igasimbura neza umuntu, aho bamwe usanga aho kuganira n'umuntu bisanzwe ashobora kwiganira na ChatGPT ikamumara irungu kubera ko irimo imuha ibisubizo we yifuza. Icyo ubajije ChatGPT irakiguha ndetse mu buryo ugishakamo, cyane cyane iyo wayikoresheje neza. Reka dufate urugero. Umunyeshuri ashobora kuyifashisha mu gukora ubushakashatsi, kwandika imikoro cyangwa kwiga amasomo mu buryo bwihuse. Ashobora kuyifashisha yandika ibitabo ndetse anayisobanuza zimwe muri tasike ziba zikomeye. Nk'umunyamakuru wa Don't Speak TV ashobora kuyikoresha imufasha gutunganya inkuru, kubona amakuru mashya ndetse no kuyandika mu buryo bwiza kandi bunogeye amatwi y'abayireba cyangwa se abayumva. Abakora mu bucuruzi bayifashisha mu kwandika ubutumwa bwo kwamamaza, marketing content, gutegura inyandiko z'amasezerano cyangwa gutanga serivisi z'abakiriya, customer support. Mu gihe muganga ashobora kuyifashisha cyangwa se akayisaba ubusobanura cyangwa se kumusobanurira indwara, ibimenyetso cyangwa uburyo bwo gufasha umurwayi bitewe n'icyo arwaye mu gihe cyose muganga atabashije kugisobanukirwa. Ashobora kwifashisha ChatGPT akamenya neza icyo umurwayi akeneye n'icyo yamufasha byihutirwa. Si ibyo gusa, ChatGPT ishobora no kwifashishwa mu by'ubuhanzi, kwandika imivugo, indirimbo, inkuru ndetse n'ibiganiro nk'ibi tubagezaho mu buzima bwa buri munsi. Ibyo byose bikorwa mu gihe gito kandi bitanga ibisubizo bifatika, bifite ishingiro n'ubumenyi. Ariko kandi nubwo ifite ubushobozi buhambaye, ntabwo ari umuntu. Hari ibintu itabasha kumenya neza cyangwa ikaba yakuyobya, cyane cyane iyo amakuru uyisabye atari mu makuru yigishijwe, atari mu makuru yahawe, kubera ko ibyo byose igusubiza, ibyo byose yandikira ikaguha nibyo iba yarashyizwemo, ntabwo ari ibyo yavukanye, ntabwo ari ubwenge karemano, ahubwo n'ubwenge ishyirwamo n'abantu. Niyo mpamvu rero ibintu byose siko yabimenya, ahubwo iyo uyibajije ibyizi ibiguha neza. Ariko nanone hari igihe ushobora kwibaza ibintu itazi ikaba yakubeshya cyangwa se ikakwihorera ntiguhe igisubizo cya nyacyo. Ni ngombwa kwifata nk'igikoresho kigufasha, si umuntu ugufatira ibyemezo. Ntabwo ishobora gusimbura umuntu, ahubwo ni imashini. Ntabwo ishobora gukora nk'ibyo umuntu akora. Bavandimwe, ChatGPT ni kimwe mu bimenyetso by'uko isi igenda yinjira mu bihe bishya by'ikoranabuhanga. Muri iki gihe ikeneye abantu bashobora gukoresha neza aya mahirwe, ariko banayitondeye kubera ko ishobora kukuyobya, bikaba byatuma ukora ibidakorwa. Iyo ukoresheje ubwenge bw'ubukorano neza, ishobora kuba inshuti yawe mu gutunganya imirimo yawe ya buri munsi, kugufasha gutekereza neza
no kugira ubuzima bworoshye. Ariko nanone iyo ugikoresheje mu buryo bubi ishobora kukurimbura. Aha twavuga nko ku banyeshuri bayifashisha, aho ushobora gusanga ChatGPT isimbuye umutwe wawe, aho kugira ngo ukoreshe umutwe wawe utekereza, uhanga ibishya ndetse unahanga ubwenge bushyashya, aho ugasanga ibyo uhawe byose wifashisha ChatGPT kuruta uko weho wabyitekerereza. Bivuze ko ChatGPT ishobora gusimbura imitekerereze ya muntu, bikaba byatuma umuntu atagifata umwanya wo kumva no gusobanukirwa ibyo yabajijwe cyangwa ibyo afite gukoraho, ahubwo ugasanga yifashisha ChatGPT igihe cyose. Ibyo bikazatuma abanyeshuri benshi bagraduatinga cyangwa se basoza amashuri yabo usanga mu mutwe nta kintu barimo, ahubwo bashimira ChatGPT kubera ko akazi kose ariyo yagakoze. Don't Speak TV dukomeje kubagezaho inkuru nk'izi zifite aho zishingiye, zikubaka kandi zituma mutekereza cyane. Niba wumva iyi nkuru yakugiriye akamaro, twandikire igitekerezo, dusangize kandi muri comment. Kandi ntuzibagirwe gukora subscribe kugira ngo ubone izindi nkuru zacu cyadushyiraho za buri munsi. Murakoze cyane kuba mwari kumwe natwe. Nitwa Donos kuri Don't Speak TV. Tukaba tubashimiye kugeza ubutaha. Mugire amahoro kandi mukomeze gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu buryo burambye kandi mu buryo bwiza bubafasha ndetse bubateza imbere. Bye bye.